Aha ni mu kagari ka Nkanga mu mudugudu wa Ruzo, waje kugenzura dusanga abantu baho bafite ikibazo cy'inzara cyane, hanyuma barangije baratubwira bati reka tujyane ikiganiro nabo. Ni ukuvuga ngo rero twaje kureba dusanga hari ahantu hari n'ikiyaga, batubwira yuko umusaruro waho utagenda neza bitewe n'uko ngo amazi yasubiye inyuma asa nk'ayakamye. Ubwo nyuma yaho biza kurangira dusuye abana bamwe batiga, batubwira yuko ikibazo ari ubuzima. Hari n'uwo twaganirije umwe, twabashije kuganiriza umwe tumubaza uko bimeze. Ngaho tubwire, hano bakwita nde? Banyita Jean Baptiste Claude. Ntuye mu kagari Kankanga. Ese muri make ubona ubuzima bwo muri uyu mudugudu wanyu bumeze gute? Ko twabasuye dusanga ngo abana benshi ntago biga, bafite ikihe kibazo? Wadusobanurira? Ikibazo ni ikiniforome, ibikoresho, kandi n'ababyeyi baba bafitemo uruhare kuko tutajya kwiga. Niwajya kumwigana ibishyimbo imigozi iraye, bahita bagukumira ngo ntujye kwiga. Ni muri make rero twaje gusanga hari ikibazo abana bo mu kagari ka Nkanga bafite, ngo impamvu batiga ngo ababyeyi babo bakunda kubafasha, ariko muri make buriya byabaye ngombwa ko tuza kuganiriza n'undi mwana umwe kugira ngo twumve impumeko yiwe. Twaje kureba ese bimeze gute. We bakwita nde? Ndizeye igishaka. None se hano mu kagari ka Nkanga muteye mute? Ubuzima bw'abana bumeze gute? Amakuru yabo ameze gute? Nyine twebwe uko tubimeze, mama ajya guhaha, papa akaza akabirya. Noneho papayi yajya kuvuga ati umusatsi undayeho, akavuga ati icyo cyana mukireke n'indara mugifatire urwembe. Ejo bundi bashyira amaguru, dore urwembe ubwo kana tondeza abandi bana baragira bakogosha. Ariko batubwiye yuko n'abana bo muri aka kagari kanyu ngo nabo batubaha ababyeyi, ngo bafite ikibazo cyo kutubaha ababyeyi. Ese koko ibyo mukunda kubikora koko cyangwa barababeshyera? Ntabwo tujya tubikora, ahubwo umubyeyi aramubwira ati ngo gushaka ngo amakaye yo kwiga, akahita avuga ati aho kugira ngo wige ngo wagira, aho kugira ngo wige ngo iyo nari kugutangira ngo wige ngo ndayagura ikiro cy'ubugari. Ubwo rero igendere, nitukongera kugukenera turaza kugutumizaho. Twaganiriye n'abana bo mu kagari ka Nkanga, batubwira ikibazo bafite cy'uko ngo impamvu batiga ari ubukene. Abandi ariko twaje kuganira n'ababyeyi babo bakuru, nuko mbona bamwe basa nk'abagiye uruhande rumwe bagiye. Twaje kuganira nabo baza kutubwira yuko ikibazo ari ubukene, ariko muri make buriya bishoboka yuko ari ukudashyira hamwe. Twaje no gusanga ahantu mu kagari ka Nkanga ngo hari ikibazo cy'ubujura cyane bukabije cyane, ngo impamvu abantu baho bakunda kudakora cyane. Ese impamvu ni igihe buriya? Ariko buriya tuzabisubiramo neza, tuzabireba. Iyi ni BTM TV mu kagari ka Nkanga mu mudugudu wa Ruzo. Ngendindahiro Valens Papi.